njye iri ni itorero ryanjye. So I'm at home. Nkaba rero ndi mu rugo. That is why I take this moment to welcome all our guests, whether they are Adventists or from other different churches. Akaba ariyo mpamvu mfashe aka kanya ngo nakire abashyitsi bose turi kumwe bari hano, baba ari Abadventiste cyangwa baturuka mu yandi matorero. May I ask them to put their right hand up? Nkaba mbasaba ngo bashyire ikiganza cyabo cy'iburyo hejuru. That is very nice. Ibyo ni byiza cyane. Church of God, how do you welcome them? Amen. Welcome you in the name of Jesus Christ. May God bless you. Tubakire mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Sit comfortably and feel at home, and let us share the benediction that God has prepared for us today. Mwicare mugubwe neza, mwumve muri muhira, dusangire imigisha Imana yacu yaduteguriye uyu munsi. As I try to hurry up, nihuse, here in front of me there are those whom God has chosen for working in this program. Hano imbere yanjye turi kumwe n'abo Imana yahisemo ngo bayivugire ijambo. Starting with me, my name is Dr. Emrys and I study in P5 here at school. Yihereyeho yitwa Ganza Emrys, akaba yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza kuri kasi. And today I'm the coordinator of this program. Uyu munsi akaba ari uyoboye iyi porogaramu. I'm with our sister Ineza Onyahabuzan, and we are classmates, and she's the one who is helping me to translate this message into Rwanda. Ari kumwe kandi nanjye mushiki we Ineza Onyahabuzan, turigana, akaba ari byo ari kumufasha mu kubasobanurira mu Kinyarwanda. We have decided to use both languages so that if here there is someone who does not understand our native language, can understand and go back home with something spiritually. Twahisemo gukoresha izi ndimi zombi kugira ngo niba hano hari umuntu utumva ururimi rwacu atahe yumvise kimwe mu byo twavuze mu bya mwuka. Whoever I call, I request him or her to raise her or her hand, his or her hand to help the congregation. Uwo ndi buvuge izina namusabaga ngo azamuke hejuru asuhuze iteraniro. We are accompanied by Aglael, who will help us to read the key lesson and pray for the predicator. Turi kumwe na Izimukwiye Kuzo Jean-Gaël, uri budufashe mu gusoma isomo ry'urufunguzo akanasengera umubwiriza. She came from Kabusunzu SDA Church. Aturuka mu itorero rya Kabusunzu. We are also with Mushimimana Odile. Turi kumwe na Mushimimana Odile. She's the one who will help us in divine services and retirement time. Akaba ari buza kudufasha muri gahunda yo kwakira ibyera by'Uwiteka, dutura amaturo ndetse tunagarura kimwe mu icumi. And she came from this church. Ariko ntabwo aturuka kuri kaza, aturuka kuri iri torero. We are with cast singers who came to bless God in a special song. Turi kumwe n'abaririmbyi ba kasi baje guhimbaza Imana mu ndirimbo yatoranyije. We are also with Ijwi Heruka of the last call choir that will also praise God in a special song. Turi kumwe kandi na korali ya Ijwi Riheruka iri budufasha mu guhimbaza Imana n'indirimbo. We are all accompanied by our predicator Mugisha Kamanzi Rowan. Twese tukaba twari duherekeje umubwiriza wacu Mugisha Kamanzi Rowan. And he is my classmate and he is from Modern Church. Turigana akaba aturuka mu itorero rya Mureba. He is with Awaya Kawadana Kefa, who will help him in interpreting the message into Rwanda. Ari kumwe na Awaya Kawadana Kefa uri bumufashe mu kubasobanurira mu Kinyarwanda. I think you know him very well. Ndakeka mwese mumuzi neza. Because he's from this church. Kubera aturuka muri iri torero. And sometimes he used to interpret me. Kandi rimwe na rimwe yagenze muri. Church of God, how do you welcome us? Torero ry'Imana, mbese mutwakira mute? May God bless us all. Imana ikumye kuduhana umugisha twese. May this Sabbath be of abundant blessings. Kandi iyi Sabato
tubereye umugisha. Maranatha. 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 Jesus is coming. Mwami Yesu naze. Maranatha. I who are talking to is Rohan Ushaka Manzi. Wewe uvugisha amazina ye ni Rohan Ushaka Manzi. I am 11 years old. I belong to the group of Pathfinders at SDA Church. Afite imyaka 11 akabarizwa mu cyiciro cy'abarondabukanda kuri Horeb. And I am carrying greetings from your best friend at Horeb SDA Church and as well my family. Akaba bazanye intashyo kuva kuri bene data bo kuri Horeb ndetse no ku muryango we. They have all told me to tell you to stand firm in the Lord. Bose bambwira babwire ngo mukomere mu mwami. What can you say? Ntabwo biki. Amen. I am with my friend and my classmate from Cass Primary 5, Awayo Kabandana Kefa, who is going to help me to translate this message in our mother tongue. Ari kumwe nanjye inshuti ye kandi twigana hano kuri Kigali Adventist mu mwaka wa 5 nkaba ngiye kumufasha kubasemurira basobanurira mu rurimi rwacu kavukire. We were not sure that we shall deliver this program until yesterday. Ntabwo twari twizeye ko twabana namwe muri porogaramu kuva ejo hashize. Without lying, we were very worried how this program would be. N'ababeshye twese twari twahangayitse twibaza ukuntu ino porogaramu izagenda. But our teachers told us that if the Lord will be with you, Ariko abarimu bacu baratubwiye ngo niba koko Imana iri kumwe natwe, worry not, He will make you do marvelous. ntimugire ubwoba kuko izatuma mukora ibikomeye. Amen? Amen. So we have nothing to worry about as the Lord is with us. Rero nta gikwiye kuduca intege kuko Imana iri kumwe natwe. What God just has passed through your heart since the morning, it is not from our strength. Buri kintu cyose cyaguciye mu maso kuva mu gitondo ntabwo ari ku bwawe. As in Philippians chapter 4 verse 13 says, Nk'uko mu Bafilipi igice cya 4:16 havuga, I can do all things through Christ who strengthens me. nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. The theme of today says, Insanganyamatsiko y'uno munsi iravuga ngo getting ready for the second coming of our Savior Jesus Christ. kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Getting ready for the second coming of our Savior. Kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. It's so good to see you, all of you with your smiling faces here today as we gather to dig into God's Word. Byanezeza cyane kubabona nk'uko turi aha ngaha tugiye kwiga mu ijambo ry'Imana. We are going to be focusing on today's passage, which is both challenging and encouraging us as believers. Isomo ry'uyu munsi riduca intege ariko ku rundi ruhande rikadukomeza nk'abizera. The scripture of today is found in the book Isomo ry'uyu munsi turaribona mu gitabo cya 1 Peter chapter 4 verse 7 and 11. igitabo cya mbere cya Petero igice cya 4 umurongo wa 7 n'uwa 11. 1 Peter chapter 4 verse 7 and 11. Igitabo cya mbere cya Petero igice cya 4 umurongo wa 11. In this passage, Peter wrote about the return of Jesus Christ and how we as Christians are to live in that light of that reality. Muri iki gitabo Petero yanditse ukugaruka kwa Yesu n'imibereho ikwiye kuturanga mu kuri twahawe. We have been enlightened through Matthew chapter 24 verse 33. Twahawe umuburo muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 33. That once we see all these things happening, we should know that Jesus is near, even at the doors. Uti nimubona ibyo byose biba tuzamenye ko umwami ari hafi ndetse ari no ku rugi. That will be the end of everything. Icyo cyazaba iherezo ry'ibintu byose. Dear brothers, sisters and parents, what haven't you seen? Bavandimwe bene data babyeyi bacu mbese n'iki mutarabona? What else are we waiting for to get ready for our Savior's return? Mbese n'iki dutegereje kugira ngo twitegure umukiza?
The purpose of our lesson is not much to trust the signs of the end time. intego y'iki cyigisho cyacu ntabwo ari ukwibanda ku bimenyetso by'ibihe, Although this is a very intriguing subject. nubwo iki kintu ari ingenzi. But to learn how we ought to live now in the light of the imminent coming of our Lord. ahubwo ni ukwiga ukuntu tugomba kubaho mu mibereho yacu kudutegereje kugaruka kwa Yesu. What kind of lifestyle should we pursue if Christ is coming? niyo myitwarire yagakwiye kuturanga niba koko umukiza ari hafi. Should we continue to live the way we are living right now? mbese murabona dukwiye gukomeza kubaho muri ubu buryo turi kubamo? Before we dive into the scripture, let me share with you this quote from Tozer. mbere yuko dusoma isomo reka mbasangize amagambo yavuzwe na Tozer. We must never rest until everything inside us worships only God. ntabwo tugomba kwidamarira kugeza igihe impagarike n'ubugingo bwacu bihimbaza Imana. Amen? Amen. Let's have a look in 1 Peter chapter 4 verse 7 and 11. reka noneho dusome mu gitabo cya mbere cya Petero igice cya 2:14. It says, haravuga ngo but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. If any man speak, let him speak as the oracle of God. umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, nagabura ibyayo abigabure n'imbaraga Imana yamuhaye, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever. kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ubwo Yesu Kristo nyir'icyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Let's pause for a moment and ask the Lord to open our hearts and minds as we explore this passage together. munyemerere dusabe Imana ifungure imitima yacu mbere yuko twinjira muri iki cyigisho. Let us pray. reka dusenge. Dear Heavenly Father, data wa twese uri mu ijuru, we come before you today with gratitude for your word and for the opportunity to study it together. tuje imbere yawe uyu munsi kubw'ubuntu bw'ijambo ryawe n'amahirwe tugize yo kuryigira hamwe. We ask that you open our hearts and minds so that we can understand the truth found in this passage. turagusabye ngo ufungure imitima yacu n'intekerezo zacu kugira ngo twumve ukuri kuri muri iri jambo. Help us to live lives that are pleasing to you and to be ready for Christ's return. uduhe guhora imibereho igukiranukiye kandi twitegure kugaruka kwa Yesu. In Jesus' name we pray. mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. In our passage today, Peter reminds us that the end of all things is near. Christ's return is imminent. mu isomo ry'uyu munsi Petero atwibutsa ko iherezo rya byose riri hafi. kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. As believers, we must live with a sense of urgency and anticipation, knowing that Jesus could return at any time. natwe nk'abizera dukwiye kwitegura kuko Yesu yazi igihe icyo ari cyo cyose. This reality should shape the way we live our lives and how we interact with others. uku kuri gutuma tuboneza uburyo tubamo ndetse n'uburyo tubanamo n'abandi. Jesus himself said in Matthew chapter 24 verse 36, Yesu ubwo yarivugiye muri Matayo igice cya 24:36 ngo but about that day or hour no one knows, ariko uwo munsi n'icyo gihe nta n'ubizi, not even the angel in heaven, nor the Son, but only the Father. n'abo b'abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. This means we cannot predict or calculate when Jesus will return. ibi bisobanuye ko tudakwiye guteganya cyangwa kubara igihe Yesu azazira. Jesus himself foretold that in the last days, people as usual will be eating and drinking, marrying and giving in marriage. That we find it in Matthew chapter 24 verse 38. Yesu ubwo yarivugiye ngo mu minsi ya nyuma abantu bazaba barya banywa barongorana ubuzima bumeze nk'ibisanzwe. ibyo byanditse muri Matayo igice cya 24:38. Many are quite caught up in making more money for themselves or in making a name for themselves in this world. benshi muri iyi si bahugiye mu gushaka amafaranga
preparing for the second coming of Christ is the farthest thought from their mind. Kwitegura kugaruka kwa Yesu ni igitekerezo kibari kure badashyizeho n'umutima. Be sober, wise, and with clear mind, not clouded by false perception of life. Nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha kandi mugire intekerezo zitunganye zituzuyemo ibirangaza ndetse n'ubupfapfa. In contrast to that, when a person gets himself drunk or on high drugs, his thought is quite different from God's will. Ku rundi ruhande iyo umuntu yashize intekerezo ze ziba zitandukanye n'icyo Imana imushakaho. And eventually it's difficult to direct him or her in the right direction, as he believes that he is the right thing. Kandi byamugora cyane kwigisha umusizi kuko aba azi ko ari muri mukuru. Many people have got drunk or false preaching, not from the word of God. Muri iki gihe abantu basindishijwe n'ibibwirizwa bipfuye bitavuye ku Mana. Most of us have placed our will above God's will. Abenshi muri twe ibitekerezo byacu tubirutisha Imana. For some others, the will and rituals of their churches is above the will of the Lord. Kandi hari n'abandi bashyize imigenzo y'amatorero yabo hejuru kuruta ubushake bw'Imana. Our dear parents, elder sister and brothers, and our fellow children, let the Bible be our guide in whatever we do. Ababyeyi bacu, bakuru bacu ndetse n'abana bagenzi bacu, reka Bibiliya itubere umuyoboro utuyobora mu bintu byose. Rather than being addicted by tremendous influence of TikTok, Facebook, Instagram, or any other social media. Aho kubatwara za TikTok, Facebook, WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi. Last year we had a trip at Summer Palace in Bugesera. Umwaka ushize twagize urugendoshuri kuri Summer Palace Bugesera. Since the day they have announced about the trip, Kuva igihe batubwiye kuri urwo rugendoshuri, I started preparation. natangiye imyiteguro. I stressed myself to pay for the cost that was required for the trip. Nahatije papa cyane kugira ngo yishyure amafaranga yarakenewe kugira ngo nzitabire urwo rugendoshuri. After I paid, my mom also has to make sure that my swimming suit is on her charge. Nyuma y'aho papa yishyuriye na mama nawe yagombaga kumenya ko imyenda yo koga niteguye. And I, in my heart, there was a panic flame and very curious on how the place and that day will be like. Nanjye mu mutima wanjye harimo umuriro mwinshi ugurumana nibaza ukuntu bizaba bimeze n'uko abo bantu bameze. Some few days before, I used to try on my swimming suit every time whenever I come from school and before I go to school. Mbere y'iminsi mike nizeraga imyenda buri munsi uvuye ku ishuri ngiye no ku ishuri numva nk'aho iminsi n'amasaha byahagaze. Finally, the day arrived. Bwanyuma nyanyuma umunsi warageze. I woke up early at 3 a.m. thinking that it is in the morning. Nabyutse kare saa 9 z'ijoro ntega ko bwakeye. After checking on time, I feel shocked and went back to bed. Maze kureba ku isaha numvise babaye cyane maze gusubira kuryama. Unfortunately, I have never slept again. Ikibabaje ariko sinongeye no kubona ibitotsi. In the morning, my parents came to wake me up as usual. They were surprised to find the guy is ready to leave. Mu gitondo ababyeyi banjye baje kumbyutsa nk'ibisanzwe barumiwe basanze umuhungu ari tayari nubwo yiteguye kugenda. I cannot tell you how happy I was when we were stepping out of the car at Summer Palace. Sinabasha kubasobanurira ukuntu nari nishimiye igihe twavaga mu modoka tugeze kuri Summer Palace. It was very splendid. Byaragaye guto cyane. I'm telling you, it was really splendid. Ndababwiza ukuri ko byaragaye guto cyane cyane cyane. Dear brethren, do you really mean the day when our Lord is coming back with glory to take us where He has gone to prepare for us? Bavandimwe bene data, mbese mujya mukundura iki ubwo Yesu azagaruka n'icyubahiro cyinshi akatujyana aho yaduteguriye heza? Do you really?
them. What could he not watch with me 1 hour? Brethren, when Jesus returns from heaven soon, will he also find us in a state of slumber? How shameful it would be for us if we were to find us in the same state. This is not a time to be spiritual asleep, but a time to be fully revived. The time to be fully revived. This is the time for us all to lay aside everything and anything in our lives that may hinder our spiritual growth. This is the time for us to draw closer to God and seek. A time when we face difficulties in life, we should just trust in God and push. You've got to know that He is the God who moves the mountain. He is the God who moves the mountain. What can you say? Our closing lesson is found in the book of Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs chapter 3 verse 5. Says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Let us begin today to change our lifestyle. Ask the Lord right now to help you to change to a lifestyle that is due to His will. What can we say? What can we say?